mu izina rya Yesu turasabye ngo dutunganyirize ameza imbere y'abanzi bacu. Tugire neza rero. Ngaho rero bana natwe kuva tutagiye kuyadusoza kugira icyo avuga ubugira imbere yawe umwuka wera aberwe umuyobozi kandi abari gufasha buri wese kugira ngo tugaburirwe imbere yawe kandi tuhagire rwose, kugira ngo tumwere imbere yawe kandi dushire inyota rwose. Urakoze. Ngaho ngwino wane natwe tutagiye kuyadusoza. Icyubahiro kibi cy'amahoro wishimira kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nkuko njya nkunda kuririmba karirimbo kavuga ngo tugeze mu gihe cy'imperuka, imperuka ubotore mu gihe cy'imperuka, imperuka, imperuka twiyarure, twiyarure. Tugeze mu gihe cy'imperuka, imperuka ubotore mu gihe cy'imperuka, imperuka, imperuka twiyarure, twiyarure. Reka tuganire iby'imperuka, reka mbabwire iby'imperuka, reka ndirimbe iby'imperuka. Ahari twakumva tukareba ntibiza dutungure. Yoweri yavuze iby'imperuka, Pawulo yavuze iby'imperuka, Yesu yavuze iby'imperuka. Ahari twakumva tukizera ntiduhere mu mwijima. Tuwahanuwe n'ikiyoka, ya nzoka yo kubwa Eva na damusogokuruza w'abafite imibiri. Makenga yayo yoroshe tuyavumbura si hafi aha, keretse uwizeye Yesu akezwa mu maraso gatunga amagambo ye kageza ku mperuka. Yuzuye ubusaza bw'ishyano, buryarya burimbura, guhiga agatsinsi nungo, gusohoza ibyahanuwe ku rubyaro rw'uwo mukambwe. Tundibye ndisegera maze ugereranye n'ubuyobe buri ubundi nk'ubwo muri Edeni. Tugeze mu gihe cy'imperuka, imperuka ubu turi mu gihe cy'imperuka, imperuka, imperuka twiyarure, twiyarure. Numvise natangirira kuri aka karirimbo kuko iyi nzoka n'ubushukanyi bwayo n'ubusagwe bwica n'ububenzi n'ububeshi n'uburyarya burimbura n'amacenga yayo yarabikoze, ishobora gutuma Adamu na Eva bakurwa muri Edeni. hanyuma irakomeza ntiyacogora, ntiyanezerwa n'igikorwa kubera ko Imana ntiyigeze yemerera umugambi w'iyi nzoka ngo yemere kwica Adamu na Eva. Ntabwo yabishe. Ibyo byarababaje rero, byarababaje cyane, byarabibabaje cyane kuko yitegereje umugambi Imana ifite ku muntu n'amasezerano yagiranye nawe n'uburyo cyaremye umuntu mu buryo butangaje. Birayibabaza cyane, iravuga ati ariko ntabwo azambanaho, ntabwo uzambanaho kuko yashyizemo ijambo rivuga ngo iki giti ntimuzaryeho, umunsi mwariyeho no gupfa muzapfa. Hanyuma rero iravuga ati ndabizi iyi Imana ikomera ku ijambo ryayo kandi irarisohoza.
uyu muntu rero nshobora kumutesha inzira y'Imana, amagambo y'Imana ntayahagararemo, iramurakarira kandi iramwica nk'uko yabivuze, nariya kurikira gitarapfa. Ngiki cyabaje shitani, yari azi ko Imana iri bwice bariya bantu. Imana rero ntiyabica, ariko basohorwa muri Edeni. Abonye badapfuye, yanze kubonye badapfuye, bwa buryarya bwayo n'ibya bindi byose na bwa buzimana na bwa busagwe, iravuga ati nta kibazo, ndateza ikindi gihe. Babyara abana, ihita igundira umutima wa Gahini, iti namara kwica murumuna we, Imana nayo iramwica. Nanone biraba bigenda birangira. Ibyo ngibyo wabyumva usomye uwumvise amagambo Gahini yavuze amaze kwica murumuna we. Aravuga ati none uri bumbone nanjye ari bunyice. Yumvaga ari bwiswe nande, ko hari ise na nyina, murumuna we amaze kumwica. Ariko Imana iramwibwira ati nta wica Gahini, nta uri bwice Gahini, ahubwo ubaye ikivume, uzaba inzererezi. Ibyo nabyo birongera bibabaza ya nzoka n'umugambi wayo. Yataka rero atuye isi, kuva kuri Adamu na Eva, gukomeza kugeza kwa Nowa, abantu ngo bakora ibyaha. Iyi nzoka iragumye iryarya abantu, icenga abantu, ubusago bwayo bwuzura mu bantu bakora ibyaha, ku buryo ngo byatumye Imana yicuza icyatumye irema umuntu, ikavuga ko igiye kumurimbura. Muri iyo si rero y'icyo gihe ngo harokotse nk'umugabo umwe witwa Enoki, wagendanye n'Imana ntiyaboneka. Niba utarafashije iyi nzoka n'aya macenga, niba utaraguye kuri aya macenga n'ubu busagwe bwacyo, kandi si uko itamuhizi, ariko uyu we rwose Imana ngo yamukuye muri abo bantu, iramwarura rwose mukuramo. Ariko isi ya mbere yose ngo yitegerejemo igiye kuyirimbura, ngo ubona harimo umugabo umwe witwa Nowa. Icyampa natwe muri iki gihe kibi kimeze uko, yawe hari igihe muri uko mvuga ibintu biri kuba n'ibyo mba ndi kubona n'ibyo mba ndi kumva, uko mbyumva nkumva sindi bushobore kubishyira mu mvugo ngo mbibwire abantu. Ariko ku isi yuzuye ibyaha, gakabye ibyaha bibi binuka bigakabye. N'ubu ngo ibyaha biruzuye, kandi ikikabije cy'iki gihe ni uko biri gukorwa n'abantu biyitirira, kandi mu kanwa kabo harimo izina ry'Imana. Ariko Imana ibwira umugaragu wayo, iramubwira iti wiruhiriza iki ushyira amagambo yawe mu kanwa kawe? Uko ubonye abagambanyi ubana nabo, wumva ubana nabo, kabone nubwo uzi ko ntawe ubizi, nta n'uri bubimenye. Uko ubonye abajura, uko ubonye abasambanyi, uko ubonye abicanyi, uko ubonye ababeshyi n'abarozi n'abakizi, ibi byose ubibonekamo, wiruhiriza iki? Bivuze ngo rero umuntu ukora ibyo, Imana yarabibonye ko ari uko bizaba bimeze, ariko irabwira iti wiruhiriza iki, ko n'ubundi iherezo ryawe rihari, ko nta kitazagira iherezo ko wavutse n'ubundi abazanapfa. Imana rero itugire neza kandi dufashe. Hari igihe banumva njya kuvuga ibirabo nkumva umwuka arimo arambutse, kandi ngo niwumvira umwuka uzabana n'Imana, uzabana nawe. Imana tugire neza, gusa mumenye ngo iyi si
turimo iyi periyode turimo y'ikoranabuhanga n'iterambere n'amafaranga n'amadini n'ububi buhetse ubundi bukuriye ubundi, yaba mu macenga, yaba mu bigaragara, yaba mu mayeri, yaba mu biki. Ibintu ni nk'isodomu n'igomora. Isodomu n'igomora bo nibura bakoraga ibyaha by'ubutinganyi byonyine, ariko ubutinganyi ntibubuze buruzuye. Ariko aha n'ibindi ntavuze namwe muzi n'ibyo mubona biruzuye. Birakwiriye rero ngo twiyiteho mu gihe nk'iki, mwanya nk'uyu tubonye tujye tuwubyaza umusaruro. Mane tugirire neza, tujye tuza hano dutinya. Impamvu yo gutinya ni iyi, ni uko tugenza ari hafi washoboye kwirukana Adamu na Eva, kwirukanisha Adamu na Eva muri Edeni, natwe ashobora kutwirukanisha muri iyi nzira, nawe ashobora kwirukanisha muri iyi nzira. Bityo rero aya macenga y'uyu munyabugome, ubu buryarya burimbura, buhiga agatsinziro ku rubyaro rw'abana b'Imana, rwa wa mugore ariryo torero rya Kristo. Bibiliya ivuga itorero ivuze inshuro ebyiri, ivuga amadini ikavuga n'itorero. Iyi nzoka rero wabihiga nabi itorero, kandi none iyi nzoka nanone ikorera naho hose. Hiriwe mvuga byinshi, ariko abari muri uyu murongo nta kizajya kuba batakizi batakimenya. Cenga yo mu buryarya burimbura ntabwo ishaka ko abantu bamenya ukuri n'impamvu z'iterambere, ntabwo abantu bashaka kumenya impamvu z'amafaranga. Yesu bamuzaniye baraje kumutegesha ngo imitego y'amafaranga, bamwe bagahita mbese amategeko yemera ko arababaza ati icyo ni iki mufite? Ati ni igiceri. Hanyuma iyo shusho ni yandi, ati ni iya Kayizari. Hanyuma niba ari iya Kayizari se muyizanye hano kugira ngo iya Kayizari mwabijyanye kwa Kayizari. Ntabwo Yesu ubwo yasobanuye ko amafaranga atari ay'Imana, kandi kuko ni igikorwa cy'umuntu. Iki kintu Imana, yewe nshimye Imana kuko kuva twahurira hano sindumva umuntu avuga ati munsengere mbone amafaranga. Ntabwo nabyumva, kubera iki Imana yaravuze ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye uwo muri mwe musabe icyo mushaka, kandi nimukora nzamugisha imirimo y'amaboko yanyu. aho imigisha ituruka turabahaza. None amafaranga ko Yesu yivugiye ko yisubirije abamugeragezaga ko arayo kwa Kayizari, ubwabo barubyoneye kwa Kayizari. Ntabwo Yesu yigeze ababuranye, yarabyemeye rwose aravuga ati ngo byurire mu bijyane kwa Kayizari, ntakende kwa Kayizari. Gatoya gusa bongeye gukurikirana intumwa n'abigishwa babasanze mu ngo, baravuga baracyadukurikirana batubaza umusoro. Yesu abwira Petero ati ngo genda urobe ifi mu nyanja. Ayo mafaranga se wagira ngo yakuye muri iyo fi igeze yazana mu iteraniro rya Yesu? Ayajyanye kwa Kayizari da, mwayohereje. Ariko saa izi mu macenga yayo, mu buryarya burimbura, amafaranga, politike, iterambere, ikoranabuhanga, amadini, ni ibintu byubatse kandi binyuze ubuzima bw'abantu muri iki gihe gikomeye cyanyuma. Ariko iyo urebye neza ukagenzuza ufite amaso y'umwuka, ntabwo ari ibintu binejeje abanyamwuka n'abashaka ubugingo buhoraho n'abagenzi bashaka kujya mu ijuru, kubera ko babera inkomyi. Dukwiye kwitekerezaho, twajya ibyo tugiye gukora byose tukabibagiza Imana, tukavuga hamagara Imana ati
nk'uko nabinginze ko twajya dusenga ririya sengesho rero data twese uri mu ijuru ririmo rivuga ngo ifunguro ridutunga byo kurya bidutunga biduhe none. Niba twabonye iryo funguro tunyurwe naryo, kandi nimba ritabonetse nabwo dusabe riboneke, niritaboneka kandi nabwo twihangane. Babandi bazereraga mu misozi no mu mashyamba kugira ngo nubwo amashyamba y'icyo gihe yari arimo imbuto n'ibindi bintu, dore noneho wanasoroma ikintu mwuka byari. Imana rero tugire neza kandi dufashe mwihangane ubwo nyuze muri ibyo kugira ngo umuntu nawe akanguke agire uburyo ki amenye uburyo yirwanaho mu gihe nk'iki, yaba mu byo ukora, yaba mu byo uvuga, yaba aho ugenda, yaba muri buri cyose abantu bakureba cyangwa batakureba, uzirikane ko iherezo rya byose riri bugufi. Niba ari bugufi rero n'ibikorwa by'aba bantu byose bifite iherezo, ariko abahamagawe n'Imana nabo harageze hari biri bugufi kugira ngo nabo bahabwe ingororano. Utubuza ingororano yari ahari kandi akoresha ibyo bintu byose mvuze bitanu: amafaranga, politiki, iterambere, ikoranabuhanga, amadini. Si uko ari byo bibi gusa, ariko ibyo nibyo biyoboye kandi abantu bakunze, biri mu bantu abantu bishimiye. Yesu atugirire neza. Amen. Kandi adufashe. Reka dusome amagambo y'Imana mu Byahishuwe ibice 3. Umurongo w'8 tugeze ku wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu na twahageze. Ibyahishuwe ibice 3 bere ku murongo w'8 kugeza ku murongo wa 13 na 11. Ku murongo w'8 ariko interuro y'amagambo iravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'isaruti. Nzi imirimo yawe, umurongo w'8, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, nturakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu masinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, atagira ugutwara ikamba ryawe. Amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana Imana. itugirire neza. Amen. Imana itugirire neza. Aya ni amagambo yandikiwe ab'itorero, kandi natwe turi abanyetorero. Aya ni amagambo yandikiwe ab'itorero ry'i Filadelifiya, avuga ngo kandi aravuga ngo iyo Filadelifiya aravuga ngo ngo uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, ari wo murongo wa 8 mwene data twahereyeho ati, nzi imirimo yawe watorero we, nzi imirimo yawe, nzi imirimo yawe mwene data. Niko umwuka arimo avuga, azi imirimo yacu. Dore nshyize imbere yawe urukingiye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ubikoze uyu arakinga ntawe ukingura, kandi arakingura ntawe ukinga.
Imana itugirire neza. Kumwisunga rero kandi abamwisunga ntabwo azakorwa n'isoni. Uzakorwa n'isoni nuva mu isezerano rye nta mpamvu. Azi ko aravuga ati nzi imirimo yawe, kandi ubivuga ni uwera w'ukuri ufite urufunguzo. Iyo akinze nta n'umwe ukinga, iyo akinguye nta n'umwe ukinga. Niyo mpamvu ntawe uza guteranya nawe. Uko nguko ubona abantu bashesherezanya bakagambanirana, bakamburwa amafaranga, politiki ikabakubita hasi rwose bakajimira. Iterambere rikagenda rikamumira rwose, bakagenda kamera nk'aho atigeze no kugira ubuzima. Ati ibyo byose byarahombye, asubiye inyuma. Igihe abandi barimo batera imbere baharana batera imbere, yaratakaye, ntazi aho isi imwe yerekeza. Dukumva noneho hariho n'igitutsi umuntu ukunde ngo urakabura idini, kubera ko idini barigize ikintu barihaye agaciro ridafite. Ku buryo umuntu iyo akwaje dusengera akumva utamubwiye idini aba yumva uri umuntu udashyitse. Kubazi ko igiciro, ibyo giciro ari ibyo bintu byose mvuze bitanu bifite agaciro hano mu bantu, kuko birabakomeje, babikomereyemo, babifitemo icyubahiro, babifitemo ububasha, babifitemo ubutunzi, birabatungishije rwose. Ariko nituza kugera ku magambo asoza aba ati nubwo ibyo byose bimeze bityo, komeza icyo ufite, kuko hari n'umushaka kwaka ikamba ryawe. Uwo nguwo yaryatse Adamu na Eva basorwa muri Edeni. None n'ubu arashaka kutwaka ikamba ryacu kugira ngo tuzwe kujya muri buriya bwana, kugira ngo tutabasha guhabwa ubugingo bw'iteka twasezeranyijwe. Yesu rero abonekera Yohani Patimo, aramubwira ati iri torero ryandikira aya magambo: ukinga ntagire ukingura, kuko ufite imbaraga nke. Nyamara ukitondera ijambo ryanjye. Ufite imbaraga nkeya mu butunzi, ufite imbaraga nkeya mu iterambere, ufite imbaraga nkeya no mu bindi byose, ufite imbaraga nkeya no mu madini nta gaciro, ufite imbaraga nkeya, ntabwo uri icyitegererezo cyo ku mudugudu n'umurenge n'akarere n'intara n'igihugu, ntabwo uzwi. Imana ishimwe cyane. Umva ijambo ryiza cyane: ufite imbaraga nkeya, nyamara ukitondera ijambo ryanjye. Haleluya. Yaba we, ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Ufite imbaraga nkeya, ugaragara nk'umunyantege nkeya, ugaragara nk'uri inyuma muri ibyo byose bitungishije abantu ibintu bubahishije, ariko witondera ijambo ryanjye. Imana itugirire neza. Dukwiye guhugukira kwita ku magambo, ku ijambo ry'Imana, no kuryitaho no kuribamwo uko bije n'uko bukeye, tukiringira Imana. Ndabinginze bene data ngo twiringire Imana. Nyamara ndabinginze ngo twiringire Imana, mwiringire Imana, muyiringire, kuko uyiringira ntabwo abura amahoro. Uyiringira ntabwo azakorwa n'isoni. Mwiringire Imana bene data. Mu gihe nk'iki bimeze uko nguko, mwiringire Imana. N'umwami wacu Yesu
Teologiya arabivuga, aravuga ati mwizere Imana nanjye munyizere. Kandi Amen. mu rugo kwa data hariyo amazu. Mu rugo kwa data hariyo amazu. Yaba adahari mbababwiye. None rero ndagiye kubategurira ahandi kugira ngo nzaba namwe tuzabaneyo. Yesu ari hafi umwuka byara. Yesu ari hafi inshuti z'Imana. Yesu ari hafi bakunzi b'umusaraba. Yesu ari hafi bakunzi ijambo ry'Imana. Bamwe bafite imitima n'intekerezo zo kuribamo rwose. Ubimenye rero. Nubwo turi abanyantege nkeya, nubwo turi abasuzuguritse, turi abagayitse hano, ariko tukaba turimo tumarira kwitondera amagambo y'Imana. Nigeze kubabwira ni Yesu ambwiye ati dore mwuka aransura. Ambwiye ati dore abantu barirengagije, abantu ntabwo bakibuka, ntabwo bagishaka gukomeza no kwibuka amagambo Yesu yavuze. Barayamira bunguri, barishwe. Ariko wowe genda ubwira abantu, ubibutse ibyo Yesu yababwiye n'ibyo yategetse. Bivuze rero nabo birengagiza, nabigeze kubibamo. Niba abandi babatijwe, niba abandi bafite inshingano, niba abandi bahora bavuga ngo mwami mwami, ni twebwe tubivuga ariko dushyiraho umurongo. Ubibutse mbere rero yo kwibutsa bariya, nicyo usabwa guhora niyibutsa, kuko bariya bondi bashobora ko batanabizi yuko bataye inzira. Hari ibyo birengagije, hari amagambo bamize bunguri, hari amagambo Yesu basuzuguye. Ariko se ko njye mbizi nditwara nk'utabizi, kabone n'ubwo hari mu ibyago, kabone n'ubwo hari mu ibigeragezo, ndi bwitware nk'utabizi. Hari itandukaniro rero, kuko rero witondeye, uri umunyantege nke ukaba waritondeye ijambo ryo kwihangana kwawe, ukitondera amagambo yawe, nanjye rero nzagukiza. Haleluya. Amen. Impamvu azadukiza ni uko azi ko hari urupfu rudushakisha. Ibitwica birahari, ibitubabaza birahari, ariko abati nzabakiza, nzagukiza watorero we, nzagukiza. Amen. Mani tugirire neza. Nzagukiza watorero we, nzagukiza. Ngo dore rero kubera urumva namara, urumva nyine uyu nguyu w'umunyantege nkeya, ariko akaba yitondera ijambo rye. Umurongo wa 9, dusubiremo umurongo wa 9. Ngo dore ngushyize guhaye bamwe bo muri sinagogi ya Satani. Yego. Biyita Abayuda nyamara atari bo. Yego. Bahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe. Yego. Yuko nagukunze. Imana ikugirire neza kandi Imana kuko witondeye amagambo yanjye, kuko witondeye ijambo ryanjye ryo kwihangana kwanjye, nzagukiza. Si n'ibyo gusa, ngiye guhata. Ukumva? Nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani. Ese murumva ya masinagogi ba nyirayo, abantu bajya bakangisha abandi ngiye mu isinagogi. Murumva ya sinagogi, za sinagogi. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi, ntabwo ari bose ukaza. Abakirisi kandi atari bari abanyabinyoma, kuko ahangaha ntabwo ari mu Bayuda. Ahangaha nyamara kirimo abiyita abakristo, kirimo abigisha bayoboye abandi. Ariko kuko woweho watorerowe, we kwitondeye ijambo ndabaguhaye
kandi nzabahata baze bikubita imbere y'ibirenge byawe. Abanyamadini bazaza bavuge bati twarayobye, twarabeshye, natwe turabeshwa, twarabeshwe natwe tubeshya abandi, none inzira natwe turayimenye. Iri torero ngiryo rizatekanisha ukuri kwa wa wundi ufite ubutware bwose, ufite urufunguzo, ukinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga. Azabahata niba uzaba ubahamagaye ati dore abari mu nzira bakomeza amagambo yanjye, dore itorero rikomeza ijambo ryanjye, kuko niyo harimo ibigeragezo, niyo harimo ibibazo, bitondera amagambo. Imana ijambo yanjye, bitondera ijambo ryo kwihangana kwanjye no kurenganywa barabyemera bakabyihanganira, no gusuzugurwa barabyakira, no kwangazwa bijya bibaho. Imana tugire neza kandi dufashe. Nzabahata baze bikubita imbere yawe bamenye yuko nagukunze. Imana tugirire neza. Umurongo wa 10, kuko tukitondeye ijambo ryo kwihangana wanjye, nanjye nzakurinda. Imana tugirire neza. Nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza kuko witondeye ijambo ryo kwihangana, ukihanganira ibyo wageragejwe muri iyi nzira, ukihangana ya macenga y'uyu mubi, ukajya ubasha kumenya kuyatahura. Bwa busabwe buhiga gatsinzi no k'umwana wo mu itorero, ku munyetorero ngo bamugushe ukabyihanganira ukabitahura. Ntugendere mu kigare, ntugende uriyo, nanjye nzagukiza. Kugerageza kuje kandi kugerageza isi yose mu bihugu byose, ntabwo ari igihugu kimwe. Kubwira amagambo ye. Imana tugire neza, idutabare natwe ku kugeragezwa kuzuye ahangaha, izitwambika imbaraga, iziduha ubwenge bwo kubimenya. Imana tugire neza kandi dufashe, natwe tube mu itorero no mu murongo mwiza wacu, kugeza bari mwaje bamwe twebwe abaturage bayo, turi abashyitsi kandi n'abimukira. Imana tugire neza. 11 aravuga ati ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba. Kushaka ariteguye kandi yarakenyeye, mu buriganya yarakenyeye, mu mbaraga z'umubiri arazifite, z'ubutegetsi zirahari, iz'amadini zirahari, iz'ubutunzi zirahari, kugira ngo zigutware ikamba ryawe, bakubwire ko nta kibazo, ko nta bundi buzima, nta bundi buzima, ariko yavuze ngo komeza icyo ufite. Haleluya, haleluya bene data. Amen. Ariko si wowe hari icyo ufite, komeza icyo ufite. Ushaka kukwambura bari kukunyaga no kukunyagisha, ariko abangwazana bahata baza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye ko yagukunze. None komeza icyo ufite, atagira ukwaka ikamba ryawe. Imana tugire neza kandi dufashe. 12 aravuze ngunesha. Haleluya, amen. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'ij'ururembo rw'Imana yanjye, nirwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru. Imana tugirire neza iturutse ku Mana yacu, kandi
nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Imana itugire neza kandi dufashe. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira itorero cyangwa amatorero. Ndaryohewe rwose, kuko se yavuze ngo 2 cyangwa 3 baterane. Si uguterana gusa, yavuze ngo bahuje umutima, nicyo kizamumanura. Unesha rero ntabwo ari uvuga ibyo ngo birangire, ntabwo ari uwitwararika ngo ejo nabivamo ngo aricyo bizamufasha. Reka da, unesha nzamugira inkingi y'urusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Haleluya. Amen. Unesha bizabirangiye, ntabwo azongera guhura n'ubucakura n'ubucabiranya n'amacenga y'uyu mubi ye yanzoka. Komeza icyo ufite, hatagira ukwaka ikamba ryawe. Kugeza unesheje, kugeza tuni. Yesu atugire neza. Reka ngarukire aha, ndabona amasaha agiye, ariko twitekerezaho. Nafungure mikoro, hanyuma asenga Imana kubw'aya magambo. Ariko nihagira wa mwanya wundi tugira wo kugira icyo umuntu yavuga, ari igitekerezo, ari inyunganizi, ari ikibazo, hanyuma dukomeza. Ariko nasenga Imana kubw'amagambo y'Imana, kugira ngo Imana ikomeze kudufasha, aya magambo akomerere muri twe, kandi rwose natwe dukomeze icyo dufite, kandi Imana iduhe no kunesha. Imana itugire neza. Amen. Amen. Muvandimwe wacu arakoze ku magambo meza, ngo komeza icyo ufite, hatagira ukunyaga ikamba ryawe. Turabihamya rero ko hari icyo dufite. Ku ikibazo cya mbere ni ukumenya ngo mbese ubundi dufite iki. Hari icyo dufite Kristo yadufatiye. Haleluya. Icyo ngicyo rero nicyo Satani ashaka kutunyaga, ariko ijambo rije kutuburira ngo komeza icyo ufite, ukibungabunge, ukirinde, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Kandi ijambo ryatubwiye ngo ufite imbaraga nke. Haleluya. Erega nibyo, twifuza gukora ikizi kibi kikadutanga imbere, dufite imbaraga nke. N'Imana irabizi, ariko niyo mpamvu yaduhaye umwuka wera udushoboza byose. Haleluya. Wa wundi ugoboka intege nke zacu, wa wundi udusindagiza, ndetse ngo ajya anatunihira. Haleluya. Akadusengera, akadutakira, kuko azi icyo Data ashaka. Haleluya. Rero dufite intege nke mu buryo bwose, kandi hahirwa uwemera ko afite intege nke akamanika ibiganza imbere ya Kristo Yesu nk'ingabo yatsinzwe, akavuga ati ntacyo nshoboye, mfite intege nke, ariko ndifuza gukora ubushake bwawe. Ndashaka kugendera mu ijambo ryawe. Ngo ufite intege nke, ufite imbaraga nke, ariko witondera ijambo ryanjye. Aha turabona akamaro ko kwitondera ijambo ry'Imana. Ngo abumva ijambo ry'Imana bakarikomeza, abo ngabo bameze nk'abanyabwenge bubatse ku rutare. Imvura, imivu, byose bikoranira kuri ya nzu ntibashe kunyeganyega, kuko yubatse ku rutare. Rero kwitondera ijambo rya Kristo Yesu nicyo abantu benshi babuze. Naho kugira intege nke, ibyo ntago ari ikibazo bene data, kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ahubwo wowe urabizi ko uri umunyantege nke, kugira ngo wisunge umunyembaraga witwa Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Rero dukomeze icyo dufite, hatagira udutwara ikamba ryacu. Dore ikizaturengera ni kimwe, nuko twitondera ijambo ry'Imana.
haleluya. ngo nuko Yesu abwira abayuda bari bamaze kumwizera ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamubaye abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, ukuri kubabature. haleluya. Twarabatuwe rwose rwose, twizera ijambo rye rizima. haleluya. ijambo twitondera ijambo ry'Imana bene data, niryo rizaturokora, niryo rizatubatura ububata bwose, kuko rizatuyobora mu kuri kose. naho imbaraga zo, dufite imbaraga nke turabizi, kandi Imana ishimwe kuko nayo ibizi ko dufite imbaraga nke. ntabwo izaduhora imbaraga nke zacu. haleluya. kuko Imana irabizi ko dufite imbaraga nke, nyamara tuzarokorwa no kwitondera ijambo. haleluya. rero Imana ishimwe cyane. tugiye gusenga Imana tuyishima, tuyereka intege nke zacu kuko turayifite, kandi ujya gukira uburwayi ni ukuri burya ngo araburata. haleluya. reka turatire uburwayi bwacu Kristo ushobora kubukiza, adukize intege nke. haleluya. atwuzuze imbaraga z'umwuka wera, kandi aduhe kwitondera ijambo rye, kuko niryo rizatubatura mu bubata bwose, kuko niryo rizatuma inzu zacu zitanyeganyega, kabone naho haza imitingito, kabone naho hagwa imvura imeze ite, kabone naho imivu yatemba, bizasanga inzu yacu yubatse ku rutare, kabone naho imiyaga yahuha imeze ite. haleluya. nitwitondera ijambo ry'Imana, tuzaba nk'abantu b'abanyabwenge bamenye kubaka inzu ku rutare. urwo rutare ni Kristo Yesu, kandi ni urutare rutanyeganyega. hahirwa umwubatseho wese. haleluya. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje. uri Imana yera, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka muri byose. urakoze kuduhumuriza kuko twari duhagaritse imitima, kuko dufite intege nke, nyamara uratubwiye ngo intege nke zanyu ndazizi, ngo ariko ikizabarengera nuko mwitondera ijambo ryanjye. haleluya. Data mwiza, urakoze kuduhumurije, nubwo intege zacu ari nke, utumaze impungenge ngo nzabaha umwuka wanjye wera uzabashoboza byose. ngo erega mushobozwa byose na Kristo ubaha imbaraga. nibyo koko, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. izo mbaraga nizo zigoboka intege nke zacu. haleluya. zikadutabara, zikatwigisha, zikatwibutsa, zikaduhumuriza, zikatumara ubwoba n'impungenge, zikatumara kwiganyira kose, tukamenya ko umukiranutsi nta kindi kimubeshaho abeshwaho no kwizera. izo mbaraga z'umwuka wera rero turazikeneye, twebwe abanyantege nke, twebwe abanyabyaha, ariko icyo dushimye ni kimwe. haleluya. ko twitondera ijambo ryawe. haleluya. icyo dufite rero cyo kwitondera ijambo ryawe, reka tugikomeze, niryo rizaduhesha ubugingo, kuko ijambo ry'Imana rituyobora mu kuri kose, kandi abarigumamo babigishwa bawe by'ukuri. ijambo ry'Imana riraduhana, riratwigisha, riradutunganya, riduhanira gukiranuka, kandi riduha ibidukwiye byose ngo tubashe gukora imirimo myiza yose. Data mwiza, urakoze ko nta wakunda ijambo ryawe, ko nta warihagararamo atabihawe nawe. iryo ni ishimwe rikomeye ritumye dushimwa imbere yawe ko twitondera ijambo ryawe, nyamara ni wowe wabiduhaye. uhabwa icyubahiro. ukomeze uturinde kugira ngo Satani atatunyaga iryo jambo, kandi aricyo twahingukanye imbere yawe dushimwaho. haleluya. udukomereze gukunda ijambo ryawe, udukomereze kurigendamo, kuko ni uruzitiro rutuma umuntu adashobora kuyoba. umugenzi naho yaba ari umuswa gute, ijambo rimufata akaboko rikamumurikira, rikamukura mu mwijima akagenda mu mucyo w'itangaza. duciye bugufi rero ngo intege nke zacu uzigoboke, twuzuza imbaraga z'umwuka wera, kandi udukomereze gukunda ijambo ryawe. uduha apeti ryo kurirya ku manywa na nijoro, uduhe kugira ngo ndetse tuba
babashe kurisangiza n'abandi, kuko niryo riyobora abantu mu kuri kose. Haleluya. Abana b'Imana kandi bayoborwa n'umwuka wawe wera, kuko uwo mwuka w'ukuri ngo naza niwe uzatuyobora mu kuri kose. Haleluya. Urakoze data mwiza, urakoze kuduhumurije imitima, urakoze kutubwiye ngo dukomeze icyo dufite, kandi icyo nicyo kizaduhesha ikamba. Hatagira rero utwambura ikamba ryacu atuvanye mu ijambo ryawe, kuko iryo jambo niryo riduhesheje gushimwa mu maso yawe. Naho intege nke zo turazifite, nizo zituranga, ariko umwuka wera azadushoboza kuva muri izo ntege nke. Haleluya. Niwe uzatwambutsa, niwe uzadutinyura amazi maremare y'urupfu, nitugera no ku nkombe ya rwa ruzi tuyambuke tugere mu ijuru. Haleluya. Urakoze data mwiza muri uyu mugoroba kutunejeje, urakoze kudushimye ko duhagaze mu ijambo ryawe. Haleluya. Urakoze data mwiza, iryo jambo ryawe niryo ritubereye ibyo kurya, iryo jambo ryawe niryo ritubereye amazi azaba ahagije muri cya gihe cyo kugotwa, igihe ibyo kurya by'umubiri bizaba byabuze, tukazavuga ngo umwana w'umuntu ntatungwa n'umugati gusa. Haleluya. Tugahamya ko atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka. Urakoze data mwiza, urakoze kukomeje kutugaburira, urakoze kukomeje kutuzigamira ibizaturengera mu gihe cyo kugotwa. Urakoze data mwiza, icyubahiro cyose n'ikibi cyawe. Dukomeje gusengera abo tutabashije guterana ariko bazumva ubu butumwa, kugira ngo iri jambo nabo rizabakomeze. Data mwiza, ubane natwe, byose tubisabye mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen, amen.